Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhane umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ko uri mwiza ibihe byose. Tugushimiye ko utajya uhinduka, uko wari uri kera na n'ubu niko ukiri. Uri Imana igira neza kandi kugira neza niyo kamere yawe. Dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Mana bihererwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, ariko duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo twese utuboneze. Dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngo ubane natwe, tubere umuyobozi ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze ko ugiye kubana natwe kandi kumvishe gusenga. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angira imbore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Ni umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Ku Mana mu ijuru mfiteyo umugabane, Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero, Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Tugiye gukomeza dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya
ibice 5 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 26. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byabyo. Niba tubeshejweho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshimye Imana kubw'iri jambo. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira kuri iri jambo. Ejo twaje tuganira ku mwuka wera, ko tugomba gusaba umwuka wera kugira ngo atubere umuyobozi muri uru rugendo, kandi tuvuga no ku mirimo y'umwuka wera, ibyo umwuka wera akora iyo umuntu amaze kumubona. Noneho rero hari ibiranga umuntu wamaze kubona umwuka wera, hari ibiranga umuntu umwuka wera yamaze kugeramo, hari ibiranga umuntu umwuka wera yabereye umuyobozi. Hari uko yitwara, hari ibyo akora, hari ibimugaragaraho, ni ukuri bikagaragara ko umwuka wera ari muri we, umwuka wera amubereye umuyobozi. Uyu mugoroba rero nifuje ko twaganira kuri izi mbuto z'umwuka, ibiranga umuntu wamaze kuzuzwa mwuka wera. Ngo ariko rero ngo imbuto z'umwuka ni urukundo. Umuntu wamaze kuzura mwuka wera, umuntu umwuka wera yamaze kuzaho, aba agomba gukunda bagenzi be, kandi mbere na mbere akabanza agakunda Imana, kuko amategeko abiri aruta ayandi ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ugakunda Imana akaba ariyo ushyira imbere y'ibintu byose. Irya kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ugakunda mugenzi wawe. Muri iyi minsi urukundo rwarabuze, ni ukuri abantu ntibakita kuri bagenzi babo, ariko birakwiye ko dukundana. Mugenzi wawe niba afite ikibazo ukamwegera, ukamuba hafi kandi ukamufasha gusenga kugira ngo akomeze agire ibyiringiro. Nimureke twikorerane imitwaro, dufatanye muri uru rugendo, dufatane amaboko. Buri wese ni ukuri nabona mugenzi we hari icyamubayeho kitari cyiza, amwegere, amube hafi. Ngo ni ibyishimo umuntu amaze kuzura mwuka wera, cyangwa mwuka wera amaze kugeraho, agomba guhora yishimye, agahora yishimye igihe cyose, kubera ko iyo ufite Imana, iyo ufite Yesu, uba ufite byose. Ni ukuri niwe tuboneramo ibyishimo. Mujye muhora mwishimye, kubera ko ni ukuri Imana itanga kwishima. Ngo ni amahoro. Ni ukuri Imana itanga amahoro iyo mwuka wera yamaze kukugeramo. Mwuka wera aguha amahoro yo mu mutima, ugahora unezerewe. Nubwo waba uri kunyura mu bikomeye, ariko amahoro yo mu mutima yiwe uyafite, bigatuma ukomeza muri uru rugendo udacitse intege. Ngo ni ukwihangana. Umuntu wagezweho na mwuka wera, umuntu wamaze kuzura mwuka wera, arihangana. Nubwo waba uri kunyura mu bikomeye, nubwo waba uri kunyura mu bigeragezo, urabyihanganira kuko ufite mwuka wera muri wowe, ahubwo ukegera Imana cyane, ukayibwira, kubera ko Imana niyo ubwira ntiguseke, Imana niyo ubwira ntikuganire n'undi muntu, Imana niyo ubwira ntikumvire ubusa. Ahubwo aho kugira ngo usakuze mu bikugoye, byihanganire, ahubwo ubibwire Yesu, kubera ko Yesu ni inshuti yawe. Ngo ni ingeso nziza no gukiranuka. Umuntu nk'uko twabivuze, mwuka wera iyo ageze mu muntu aratunganya, agatuma umuntu agira ingeso nziza mu byo akora. Ni ukuri imyitwarire ye igahinduka, akaba afite uburere, afite ikinyabupfura, akaba afite
mbega afite itandukaniro kandi akanakiranuka. Iyo Mwuka Wera yakugezemo, iyo wamaze kuzura Mwuka Wera, akwemeza iby'ibyaha, akakwereka aho wakosheje, aho wakoze icyaha, ubundi ukihana, bigatuma ukiranuka, ugakomeza ugakiranuka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo. ngo ni ukugwa neza no kwirinda. Umuntu Umwuka Wera yamaze kugeramo, aririnda, akirinda ikibi n'igisa nacyo, kandi akagwa neza mu byo akora byose. Ni ukuri, nimugirire neza abantu, kuko nimutagwa isari muzasarura. Mureke rero twirinde ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana, kuko umuntu wamaze kugerwamo na Mwuka Wera, ni ukuri mu bimuranga harimo kugwa neza no kwirinda. ngo abakristo Yesu babambanywe kamere n'iruba n'irari byabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Niba abantu Mwuka Wera yamaze kugeramo, iyo Mwuka Wera yakugezemo, iyo wamaze kuzura Mwuka Wera, ni ukuri jya wemera uyoborwe n'umwuka, wirinde ikibi, ugendere mu nzira nziza, kubera ko ibi ngibi ni ibiranga umuntu wamaze kuzura Mwuka Wera. Ni ukuri ngo kandi bimeze bityo ngo nta mategeko abihana. Ni ukuri Imana itugirire neza uyu mugoroba, kandi ikomeze iduhe imbaraga. Ni ukuri ni iri jambo numvaga twaganiraho, ariko nimureke ni ukuri twere imbuto zikwiriye abihanye, mureke twere imbuto zikwiriye abantu bamaze, kuko ejo twaravuze ngo dusabe Mwuka Wera. Buri muntu wamaze gusaba Mwuka Wera, Mwuka Wera akamugeramo, ni ukuri agira itandukaniro, akagira uko agenda, kandi akirinda, agakiranuka muri byose. Imana itugirire neza rero uyu mugoroba. Imana ishimwe ko yabanye natwe muri uyu mwanya, kandi Imana ikomeze ibaganirize iri jambo cyane, kugira ngo mukomeze mukore icyiza, mwirinda ikibi n'igisa nacyo, kuko ntago nabura kubibutsa ko ni ukuri turi abashyitsi muri iyi si, kandi turi mu rugendo. Ntago tuzi umunsi n'igihe, duhore twiteguye kandi dukore ibyiza tugifite uburyo. Imana itugirire neza. Reka dukomeze dusenga Imana kugira ngo ikomeze ibane natwe muri uru rugendo. Data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko utajya uhinduka. Mana, icyubahiro ni icyawe igihe cyose. Mana igira neza rero, tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo imirimo imbuto z'umwuka, umuntu wamaze kugeramo Umwuka Wera yamaze kugeramo, umuntu wamaze kuzuzwa Mwuka Wera, aba agomba kugira urukundo, aba agomba kugwa neza, aba agomba kwirinda ndetse no kwihangana n'ibindi byose twasomye. Mana, twebwe ntabwo twakishoboza, ariko turakwinginze kugira ngo Umwuka Wera akomeze atugumemo, kugira ngo abashe kutuyobora, atubwire ibyo tugomba gukora, aturinde gutandukira. Mu izina rya Yesu Kristo, umubyeyi unkurikiye, ndamusengeye kugira ngo umuhe Mwuka Wera, amubere umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Umupapa unkurikiye, ndamusengeye ngo Mwuka Wera abe muri we, amubere umuyobozi. Umukobwa n'umusore nabo ndabasengeye, Mwuka Wera nabe muri bo, ababere umuyobozi, kubera ko iyo Mwuka Wera yageze mu muntu, ni ukuri umuntu agira itandukaniro. Abana bato nabo baramukeneye, nabo bahe Mwuka Wera. Duhe Mwuka Wera muri uru rugendo, kugira ngo Mwami Imana tudasubira inyuma cyangwa turangare, ahubwo komeza ubane natwe, uduhe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Impamba y'urugendo ntikatwibagize intego y'urugendo. Twemerere Mwami tugende uko ushaka. Dusengeye abarwayi, bakoreho ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwawe gukiza ni kubakoreho mu izina rya Yesu. Mwami Imana, dusengeye abatarakumenya, bahe kukumenya. Mwami Imana, abadahinduka bahindure, abatamye bagarure mu izina rya Yesu Kristo. Abatarakwakira nk'umwami n'umukiza, nabo nibakwakire mu izina rya Yesu, batangire urugendo rushya, binjire mu mahoro utanga, binjire mu munezero utanga, binjire mu buntu utanga mu izina rya Yesu Kristo. Mana igira neza rero, turindire ubugingo, kuko aribwo buzakubona. Komeza utwiteho cyane, ariko sinabura kwereka n'abagowe, n'abafite intimba n'agahinda, ababuze uko babigenza, ababuze amahoro yo mu mutima. Genda ubasange Mwami aya masaha, kubera ko ibyo byose bibonerwa muri wowe. Kandi Mwami Imana, bongere biyumve mu ibyiringiro,
ntume Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe kandi aherekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Komeza risobanure buri muntu wese. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.